Gahunda tugiye gukurikizaho ni yuko tugiye kubereka abagiye kubatizwa, noneho mukabaha uburenganzira, mwamara kubaha uburenganzira bakagira amasezerano basezeranira Imana imbere yanyu. Mu mahame 28 twaturanyijemo 13 atari uko ayandi nta gaciro afite, ahubwo ayo ni namwe muri ayo yose afite agaciro kangana, ariko reka tubaze batange ndahira imbere yanyu n'imbere y'Imana muri aya mahame 13. Nizera Imana Data, Yesu Kristo umwana w'Imana na Mwuka Muziranenge. Iryo ni ihame bararyemera kandi barabihamije. Ya kabiri, nizeye ko urupfu rwa Yesu Kristo rwo kumusaraba i Karuvali ari impongano y'ibyaha byanjye nanjye, kandi nizera ko kubwo kwizera amaraso ye mbabariwe ibyaha byanjye ndetse n'igihano cyabyo. Niyemeje kwitandukanya n'isi ndetse n'inzira zayo z'icyaha, ahubwo nemeye Kristo Yesu nk'umucunguzi wanjye bwite, kandi nizeye ko ampa umutima mushya. Kubwo kwizera nemeye gutsindishirizwa no gukiranuka kwa Kristo, mwakiriye nk'umuhuza unsabira mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi yifuza gukomezwa n'amasezerano ye kwampa Mwuka ngo ashoboze gukora ibihuje no gushaka kwe. Nizera ko Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana, kandi ko ariyo kwizera kwanjye gukwiye gushingiraho ndetse n'indi migirire yose y'uwizera. Nemera ko kumvira amategeko 10 y'Imana bikwiriye kuranga abakristo, kandi niyemeje ko hamwe no kubishobozwa na Mwuka Muziranenge nzayagenderamo, harimo n'itegeko rya 4 risaba kubahiriza umunsi wa 7 ari wo sabato y'Uwiteka. Reka dusabe rero Justin aduce imbere y'Imana, aduce mu gusenga. Murakoze Data wa twese, tugushimiye ko ari wubatiye ubuzima bwacu ku rugero rw'imyaka buri wese afite. Si ikintu twatanze, si ubushobozi dufite mu miryango n'aho dukomoka, ahubwo ni uko umusaraba waneshereje ubuzima bwacu. Tugushimiye ubwawe ugakiza isi yabonye inzira yo kurokoka. Tugushimiye ko ijambo ryawe nubwo ryarwanywa rite, ariko rifite ububasha bungana nyiraryo ntirijya ritsindwa. Tugushimiye ko iyo mbuto y'ibibwe, nubwo Satani yarema inzira nyinshi z'ahantu zatakara, ariko ubutaka bwiza buracyariho. Aba bana bawe Mwami Imana ni abanyantege nke nk'abandi bose, bafite igisekuru muri Adamu, ariko turagushimira ko ubutumwa bwiza bwazanye igisekuru gishya muri Yesu Kristo bashoboze kuvukira aho ngaho. Kandi Mwami Imana ubakore ku maso, barinde ko bagumana amaso aho dukigira aniyenga iby'Imana, ahubwo umuntu wabo w'imbere ahumurwe n'ijuru, ngo bitegereze iby'abandi bantu benshi batareba, kandi nk'uko abahamagara wo kwizerwa bamushyire mu ibyiringiro. Abatambutse muri izi ntambara zigoye, bafite imiryango bakomotsemo itemera ibyo bemeye, bafite abaturanyi batabyemera, bafite abavandimwe byananiye. Reka Mwami Imana ubwo waje mu isi y'icyaha ukayibamo kandi ukanesha, iyo ntsinzi iba intsinzi y'imitima yabo. Kandi abo basanze udushoboze ngo twimukane, dufatanye urugendo twerekera mu bwami bwawe. Hira umuvandimwe Pastor ugiye kwinjira mu mazi hamwe nabo, nk'uko wabihamije igihe Yohana yari ari hamwe nawe, Mwuka w'Imana akaza aguhamya aho ari kugenzereza iri tsinda, kandi nawe ari kuri Yorodani udushoboze ngo ijambo ryavuzwe risitahe mu mitima yacu. Ngaho tugire neza, ubuntu bwawe butwikire ubugingo bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urukundo
ngamije igihugu cy'igikundiro nzagera izuba rirenze ariko zikamba Yesu azamerayo azaritaka w'inyenyeri nagaruka kuri wa munsi ubwiza zatakwe w'inyenyeri nyinshi mbese ikamba ryanjye Yesu azamerayo azaritaka w'inyenyeri ngo rero nk'uko twatangiye igikorwa twari dufite cy'umubatizo turagishoje kandi ntekereza ko nta wundi usigaye wari witeguye ariko abaye yarahari nawe yatubwiye turacyari mu mazi niba hari uwari witeguye akaba yacikanywe yatubwira mu bo bari banditse ariko abaye ntawe twasenga tugasoza ndabona ntawe reka dusenga Imana. Mwami Mana yacu umubyeyi mwiza udukunda none twongeye kugushima kubwo kugira neza kwawe uhabwa icyubahiro warakoze kuko ari wowe witeguriye gahunda wahamagaye ubwoko bwawe kugira ngo buze kumva ijambo ryawe kandi nk'uko wavuze yuko ijambo ryawe nirisohoka ritazataha ubusa turabibonye n'ubundi kandi dusanga tubibona uyu munsi habonetse umusaruro w'abakwemera nk'umwami n'umukiza wabo uhabwa icyubahiro tumaze kubabatirisha amazi ubatirishe Mwuka Wera kugira ngo abakomeze muri uru rugendo batangiye ni urugendo rutoroshye umwe Satani ugiye kubarwanya ariko uko watsinze uzakomeza kubanesha uzabarinde gusubira inyuma uzabarinde gusubira mu byo bavuyemo ahubwo uzakomeze kubateza intambwe bagana imbere nugaruka uzabasanga bari mu rugendo uzabakire mu bwami bwawe natwe kandi turisabe twebwe bakwemeye kera uturinde gusubira inyuma ahubwo uje gukomeza gutwarana tujya mbere hamwe nabo twese tuzibone mu bwami bwawe tubyambaje mu izina rya Yesu amen. Ukwimara kazi yaha jizwa no kwifuza imigezi ni kumutima wanje wahagizwa no kwifuza mwami kubanywa na nijoro uzaza ryari mukiza ko nifuza kukubona mucunguzi wanje Yesu ni wowe niringiye umutima wanje unje
tuzabane nawe. Imigezi y'amazi y'ubugingo iva kuri we, iwo utanga ihumure mwami, turakwifuza manura isoko y'ubugingo bwacu, twikomereze imigezi y'amazi y'ubugingo idutembemo. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, ngo naho ibyaha byanyu byose byasa n'umuhema birahinduka umweru, bise na shelegi, none nje uko ndimukiza, ni wowe niringiye. Uravuga uti mami, nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Imigezi y'amazi y'ubugingo iva kuri we, ni wowe utanga ihumure mwami, turakwifuza manura isoko y'ubugingo bwacu, twikomereze imigezi y'amazi y'ubugingo idutembemo. N'ijuru wumve gusaba kwanjye, uca inzira mu butayu igana imuhira, nk'uko wahoze kera na n'ubu ni kuri uko wagenje abakera, natwe turabyifuza. Intumwa zabanye nawe ntiwigeze ubareka, benshi babikiwe ubugingo mwami, natwe turagukeneye. Wumva ijwi ry'abakwiringira, kuri wa munsi tuzabane nawe. Imigezi y'amazi y'ubugingo iva kuri we, ni wowe utanga ihumure mwami, turakwifuza manura isoko y'ubugingo bwacu, twikomereze imigezi y'amazi y'ubugingo idutembemo. Imigezi y'amazi y'ubugingo iva kuri we, ni wowe utanga ihumure mwami, turakwifuza manura isoko y'ubugingo bwacu, twikomereze imigezi y'amazi y'ubugingo idutembemo. Imigezi y'amazi y'ubugingo idutembemo. Imigezi y'amazi y'ubugingo idutembemo. Imana ni nziza kandi ibihe byose, reka tuyishimire kugira neza kwayo, kutubashishije wowe nanjye kuba turi hano. Wenda hari kuboneka impamvu zihariye zari gutuma utahaboneka kuko zo zirahari, ariko nuko Imana iburanira ubugingo bwacu ifite ibyangombwa bifatika. Nababwiye muri kino cyumweru ko iyo urubanza rurimo
bisaba uregwa guha umuburanira ingingo zose zijyanye n'icyaha aregwa, ntagire icyo amukinga, kuko haba ubwo aho uhishe utavuze ariho hari kunyura intsinzi, ariko bikaba ariho ahubwo hanyura gutsindwa kwawe. Noneho uburana nawe, ukuburanira nawe ashingira ku ruhande baburana ingingo mu itegeko yibeshya, iyo ngingo niyo afatiraho agatsinda. Satani aturega icyaha n'ibyaha, kandi kuri iyo ngingo turatsindwa, ntacyo dufite cyo kwireguza. Ariko itegeko tuzi icyo risaba, ryo risaba yuko ukoze icyaha agomba gupfa. Ariko uturega ntabwo azi neza ko icyo twaregwaga cyamaze kubonerwa igisubizo, ntazi yuko twishyuye icyo turegwa, atari uko twacyishyuye, ahubwo ni uko uwo mu ruhande rwacu yakidukoreye, kandi icyo yakoze nicyo uturega yanze. Iyo ngingo yirengagije rero niyo Yesu aheraho atuneshereza. Izo mbabazi rero nawe uba arizogamiraho, kuko nutazibogamiraho urubanza rw'uragutsinda, nta kundi wabigenza. Reka tuyishimire ko iki cyumweru cyose ndetse n'icyabanje yarinze ubuzima bwacu. Igitondo ikigoroba hano kuri kino kibuga cyangwa sino site, byari gushoboka yuko hagira impamvu runaka nk'uko zagiye ziraboneka. Aba twabanye hano bagiye babona intambara zihariye, ariko mu gihe tutari tuzi ko byakagenze, tukajya tubona mu minota mikeya Imana iduha igisubizo. Kandi aho twagiye tugira hatandukanye, iri jwi ryagiye rigera, ntabwo ari bimwe by'ababwiriza, ahubwo hari ubuhamya bwihariye bwabo mudashobora kurebesha hano amaso, ariko iri jambo ryageze aho bari baryamye. Muri no mudugudu harimo abarwayi benshi bari ku bisasiro byabo, twarabasuye abashoboka, kandi aribo babyifuje bati amagambo twumva dusanga aha nimudusabire nibura abantu batugerere badusengere, kuko ubona ubuzima bw'abantu bugera ku musozo. Satani hariho arica abantu mu ngeri zitandukanye, arifashisha impamvu nyinshi, biragusaba wowe nanjye kumenya icyo gukora. Reka rero ubwo twari mu nsanganyamatsiko twari tubwira ngo ibuye rizima n'ubukristo bumeze gute? Buzima. Iryo buye niryo ry'amateka dufite, niryo buye abakurambere bubakiyeho, niryo buye cyakora n'abakurambere banze, ariko abarigizeho ibyiringiro bakaryubakaho baratubwiye ngo niryo buye rizima rikomeza imfu. Mu myizerere hanze ituzengurutse, mu madini dusengera murabizi ko uwitwa Petero afatwa nk'urufatiro nk'ibuye rikomeza imfuruka, afatwa nk'umuntu wubakiweho amateka ya gikristo, ariko ubwe yarabyiyandikiye aravuga ngo niwe buye rizima, ni mu mwegere, niwe buye rizima rikomeza iki? Imfuruka. Ndetse anabwira abantu bamwubakiyeho, kandi bivuga atarasinzira ngo bamwubakiyeho, aravuga ati iryo buye niryo abubatsi banyuze bati, nko kubwira amadini yuko bamuhisemo nawe ntacyo ari cyo, ahubwo iryo birengagije niryo we yubatseho. Arangije avuga ati nimumuvaneho amaso, ahubwo dore nguriya ibuye rizima ngiri niho riri, nimugende muryubakeho. Kandi Yesu yaravuze ngo ninubaka inzu kuri urwo rutare nta kizaba. Muri Matayo igice cya 7 n'icya 8 muzasangamo ayo magambo. Rero nagira ngo mpere mu kino cy'igice gisoza cya 5, nagira ngo mpere ku bantu babatijwe. Ubwo ni inkunga yabo ngiye kubaha ya nyuma. Ngiye kwasomera amagambo ari hano. Haranditse ngo nta n'umwe ushobora kubaho umunsi umwe cyangwa isaha imwe atasenze. Ndagira ngo mabwire ko bihaniye mu isi kandi bihanishwa n'abantu, kandi abantu basanze bari mu isi. Kandi Yesu yabwiye abigisha ngo mu isi muzagira umubabaro, kandi ati abantu abisi nibabanga muzamenye ko babanje kugeza gute
bihaniye mu bantu banze Yesu, bihaniye mu bantu bazanga Yesu, kandi bihaniye mu miryango y'iwabo bakomoka. Barimo ibyo bice bibiri, harimo abanze Yesu n'abazamwanga. Ariko Yesu bakurikiye yarababwiye ngo mwisi ho muzagira umubabaro, kandi ab'isi nibabanga ntimuzabitinda intekerezo, kuko n'igihe babanje kugera gute. Rero ndagira ngo aho bashyize ikirenge, Pawulo aravuze ngo mushyire ikirenge mu cyanjye, kuko nanjye icyanjye nagishyize aho Kristo yagishyize. Niba ari Yesu twababwirije, nimumwegere, niwe buye rizima. Abagabo banyu n'abagore banyu bazabahinduka, ababyeyi banyu bazabahinduka. Ubuzima isi nitegura bugiye kuduhinduka, bugiye gutera ibintu byose hejuru. Ariko uyu nguyu azi ko no gupfa tuzagira ubwo dusinzira, isi ikatwica. Ariko aratubwiye ngo nige kuzuka n'ubugingo. Ntidukwiye gutinza amaso ku bantu, kuko duhamagara n'uwo kwizerwa, kandi ibyo turarikira azabikora. Umutima w'umuntu ntuzigera umenya umunezero utaremera Mwuka w'Imana kuwuboneza. Mwuka ahuza umutima wagizwe mushya n'urugero ngenderwaho ari we Yesu Kristo. Kuba kuyoborwa nawe, kwanga Imana bihinduka kwizera n'urukundo, no kwishyira hejuru bigahinduka kwicisha bugufi. Uwo nguwo niwe tubahayeho icyitegererezo. Andi magambo soza yabo, ariko Abanyarwanda baravuze ngo habwirwa benshi hakumva, ubwo n'abakuze birumvira ko. Baranditse ngo nta mutima wagizwe mushya ushobora gukomeza kuryoha udasizwe umunyu w'ijambo ry'Imana buri munsi. Birasaba ko abahanga mu bworozi, iyo bamenyereje inka amazi, nazibayemo nazize, iyo bazimenyereje amazi nashaka bari mabi, zipfa kuba ariyo zanyweye bwa mbere, ayo mazi araziryohera. Kandi iyo ziyagezeho ko zitazi ikindi cyanga, zumva zinyuzwe, ziyanywa ku rugero zifiteho inyota yakabaye yose. Ariko iyo ushatse kuyungura mu mukamo cyangwa mu bundi buzima, ukayiha andi mazi ugashyiramo umunyu niyo wamukeye, iyo urigase ayakera ateshwa agaciro, isigara ishaka andi mashya. Uko niko mu bwoko bw'ikana bavuze bati twahereye kare tunywa, kandi twanywa twahaze. Ariko aya yo aje bwa nyuma arusha ya mbere kwiza gute kuryoha, kandi reka ryohe n'aya mbere yarashize. Reka rero niba iri jambo ryaratubereye iryoshye, kugira ngo tuzakomeze turyohere Imana, nuko tuzagomeza kurigata kuri uwo munyu w'ijambo ry'Imana buri ryari, buri munsi. Ubuntu bw'Imana bugomba kwakirwa buri munsi. Bitabaye ibyo nta muntu n'umwe wagira imibereho ihindutse ku buryo buhoraho. Nta n'umwe uzahagarara ashikanye mu gishiko giheruka, keretse gusa abashikamisha intekerezo zabo mu ijambo ry'Imana. Hasi baranditse ngo hagomba kubaho ibihe byiza cyane, ibihe by'agaciro byo gusenga no kwiga ibyanditswe byera, bikaba inshuro nyinshi buri munsi. Niba ari no gufata isomo runaka mu mutwe, iyo mibereho y'iby'umwuka igomba kuguma mu mutima. Haleluya. Nibishoboka ko ari isomo ry'umurinzi wo mu ruturutu rya buri munsi ryo gufata mu mutwe, wowe uzakina uryiga. Iby'igihe kizaza uzabyihorere, wowe uzaryiga uko inyandiko yabikubwiye buri munsi, kandi usenge buri munsi. Umenye kutabaho igihe cyose umunyu w'ijambo ry'Imana utawurigaso buri munsi. Noneho ku musozo, Imana ishinzwe guhagarara ku byayo yavuze. Rusange rero tugiye kwiga icyigisho gisoza ikigoroba. Turaba dusezeranaho, ntabwo turi buvuge amagambo menshi, ariko tugiye gufata icyigisho gisoza. Kandi twagize n'umugisha wo kubona abantu batari bakeya, nubwo byabaye ibibazo ku mpamvu z'aho abantu basengeraga. Ariko nanone ibyo bibazo tubishimira Imana ko iducira inzira zo kubona aho twigira. Nyamara ariko ntibizaguma gutya, ntabwo agatebe kazakuma ari gatebe gatoki. Umuntu akora hakagaruka ahangaha, hari igihe ibintu bizafata umurongo udasubira inyuma, kandi igihe umurongo uzaba ufashwe hazagenda bo kugenda. Ndagira ngo tujye mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nibwo twize ubuturo bwera hano mu gitondo. Nzi ko abantu twabanye
nibo babaha ubuhamya. Twize inama y'agakiza mu buturo bwera, twabonye ko Imana yifuza kutugira inyubako ituramo. Igice cyaho cya 8 cy'igitabo cy'urwandiko rwa Mariko, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, turabwiga muri ano migisho. Dushobora kuba twarahageze mu byigisho cyangwa se twahageze mu mpamvu ze musobanuro bwabyo, ariko ngo tuhumve mu gice cya 8 Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba, umurongo wa 34. Igihe Pawulo yandikira Timoteyo, yamubwiye ko agiye kuyobora itorero ryo mu gihe cye rya Efeso, hari mu gihe kibi. Aravuga tumenye ko minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bari mu bihe biteye ubwoba, ndetse nimukurikira amateka, niba uko abanyarwanda mukunda gukurikira ibintu byose. Pawulo abwira bandika iyo titire mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, baravuze ngo ni ubuhenebere bwo mu minsi y'iki. Ariko mbabajije ijambo ubuhenebere ni iki mu Kinyarwanda? Ariko Kinyarwanda buhenebere ni iki? Ubuhenebere ntabwo mubyumva? Nsubije mutanije ko muramukuze. Iyo bavuze ubuhenebere babaga bavuze iki? Yego namonye inyuma hari, yego rata ati no gusubira inyuma. Ubwo ushatse kubishya hari muri bege nishakira mu Kinyarwanda. Abantu Yesu yarinze atsura mu ijuru, atavuze mu ijuru se ari uko atabifite, ahubwo nibyo mu isi byanze kumvikana. Ni Kinyarwanda kiranze? Yego rata ni mu bworozi hafi rwose. Aha, ni amabere adakamwa. Ariko hari ikibuzo, kuko hari igibere ridakamwa ryaragize impamvu y'ifumbi, sibyo? Ryaragize impamvu y'imoko yajemo icyo kibazo, ariko ijambo aho kajambo kandi yarariho hagera, ariko abandi bari hehe? Ubuhenebere, yego rata. Bati ni umuntu utarameze amabere, nimushakiye ku mabere. Kandi uramuvandimwe rabahaye igisubizo 80 haburwaho, habuze undi muntu ugera kuko namubuze no muri gahunda twamubuze. Ninde ye nazamurizo turamumva? Oya nimushakiye kucyitwa amabere gusa nabakopeza uko. Yego rata. Urakoze cyane. Ni ya mabere matoya aba hafi yandi mabere, ariko atageza gute? Ubuhenebere bwo mu minsi yahe, n'abakristo batazasa mu musengero ariko badakamwa. Pawulo ati ugiye kuyobora mu gihe kibi, uzafite abantu b'ibyiciro biri mu iteraniro ryawe. Bamwe bazaba ari amabere basha gukamwa, uwagira inyota yena akanuguna akabona icyanywa, ariko andi wayumiraho ukarinda upfa. Nta kigenda gute? Nta kintu kibamo. Bazaba bakunda ukuri ariko bahakana imbaraga zako. Kandi Pawulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntago bumwoza isoni, kuko ni imbaraga y'Imana ihesha uyeje gute? Uwize wese gukizwa. 3 ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we agenze gute? Ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku butumwa bwiza azanyiza gute? Azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Yahamagaye abantu bangahe? Musubizi, yahamagaye abantu bangahe? Mufate bire musome musubize. Ahamagara ne nani? Ahamagara ne nani ko mwasomye umurongora? Haranditse ngo ahamagara abantu
ubwo ni bangahe? Ubwo ni bangahe? Ni benshi. Ndabasubiramo. Ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira akora ibikurikira hasi. Ahamagaye bangahe? Buriya rirataro ririmo abantu bangahe? Umubare mwawubuze. Icya mbere hari itsinda ryitwa aba, irya kabiri none ubwo ahamagaye bangahe? Benshi. Uracyari maho muri benshi. Uraguhita aho uherereye. Uri umuntu cyangwa uri umwigishwa? Twabonye amabere ari mu bika bingahe? N'atanu. Amwe ni amabere, andi ni amahene be. Wowe ngiryo ushaka. Urebeye mu bigaragara bari benshi ku kibaya, ariko ari babiri. Abantu abandi arabi ahamagara abantu, ahamagara n'abigishwa be. Ubwo urumva abandi biga. None aravuga ati rero irya rusange mu byihorere. Umuntu umwe nashaka kunkurikira afata umwanzuro ku giti cye, ashyire hasi ibyo yibwira, aza nkurikira. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo kurya uziga. Kurya ugenza gute? Ni ukugenza gute? Ni ukuyigira ute? Umara agiye gusoresha ibibazo. Ni ukurya ugira ute? Uyoragura? Ugenza ute? Kera ibintu bya buto bitaraza, amavuta yabonekaga yarabamesa cyane, nayo akaboneka rimwe na rimwe ku minsi mikuru nka za Noheli. Iyo babaga bakaranze ibirayi ku mpamvu y'abashyitsi n'abana n'abashumba barahuze ku rugo rwaga rwuzuye abana n'abakozi baho mu rugo baje bashaka ubuzima, bataga ibyo z'amoko menshi, ibijumba biri aho ngaho n'ibyo birayi byakaranzwe. Umuntu kubera imyumvire afite akavuga ati ntaza kurya ibirayi bigashya, naza nkasoresha ibijumba. Umuntu agahera ku bijumba akabirya agahaga atararya ibirayi, kandi intego kwari kurya ibirayi. Rya uziga, ntabwo ibintu bikiri bya bindi. Aho mwicaye, abo muri kumwe, ntabwo uzi niba mwegeranye ari umuntu cyangwa ari umwigishwa. Umenye kurya unazigame, umenye ko hari aho ibintu bigiye kugera, kubona icyo kurya bitagishoboka. Abo twarimo dutangira isabato, twasanze ko imyaka 7 Misiri yarejeje barahunika, hakurikiraho 7 nta n'icyatsi kimera. Ibyahunitswe byose biratoratorwa birashira. Duhanzwe no gusoza, murebe nk'inzara iratera ahantu, itoragura ikintu cyose cyabibwe hano. Kandi abo twiganye Matayo 13 twasanze izaguye mu nzira abantu bazibangamiye, Bibiliya bise ngo ni inyoni. Dusanga izo nyoni nizazi nizaritse mu gati kitwa gasinapi, kaba igiti cy'inganzamarumbo ziraza zarikamo. Dusanga aho gati ka sinapi yari amarenga y'izina rya Yesu. Dusanga izo nyoni rero ntabwo ari inyoni zisanzwe, ahubwo ni inyoni bantu zaritse munsi y'iryo zina rya Yesu. Zemera Yesu ariko nizemera ukuri kwe. Kandi Yesu arababwiye ngo umwana n'ababatura niho muzabatura byiki.
barangije bayoboka imihango nibemera kwaturwa n'umwana, basigarana inshingano yo gutora urubuto rwose rwabibwe. Habatizwa abahungu n'abakobwa hariya. Ejo kare uzasanga mu babatijwe bataramenya guca akenge, batazi aho berekera, batwaye inda bazitewe n'abo basanze, kuko bishimiye kwarika muri icyo giti, nibishimira nyiracyo. Kandi babwiye yuko icyari cyose cy'inyoni yinjira bireba hejuru ikasohoka ireba hasi, kiba kireba hasi. Abantu bagiye gusoza bareba hasi, baraje neza. Ijya ariko uziga igice cya 6 cya Daniyeli. Twinjiye nyine mu cyigisho cy'abakuze nubwo ari rusange. Igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa mu butayu bariraga ubuntu, bageze i Kanani Yosuwa aravuga ati ubu tuvugana manu yasoje, umuntu wese agiye kurya ibintu yashakishije, ibintu by'ubuntu byasoje. Ibyumweru byari biri hano umuntu wese arya atavunitse. Batuvugana rero byasoje, ahubwo mugiye guhinga imyaka kandi yere igugure, none uhunike uzarya ibyo bigugu. Muzabaza amateka, ibintu byose ni kimwe. Igisirikare cyo mu isi n'icya gikristo ni kimwe. Igisirikare cyo mu isi nugira ngo banezezwa no guhoza abantu babo ingabo zabo ku gitoki n'ibirayi, ndaguhakaniye. Ahubwo imvungure hafi aho. Kubera iki? Ikigori yakirya kikivanamo isukari, kikavamo amavuta ashyushya amaraso, kubera amaraso ashyuha ku buryo ashobora gukubita iyo ndi minsi 3 agenda ishyamba, agenda umusozi, ibibaya, ntagira acika intege kuko iyo kigori kirimo ibyangombwa byose. Arabwira Yosuwa ati ubu tuvugana manu yigusha yashoje, ahubwo umuntu wese agiye kurya ibigeje bite, ibiguguye kandi yahinze. Daniyeli ku ngoma ya Babuloni yagize ubwenge buruta ubw'abandi, asobanura inzozi zose zishoboka, aricuma agera ku Bamedi n'Abaperesi. Icyo cyose cy'inzozi zananiranaga yabaga yazishubije. Biza kugera igihe noneho bihindura isura, abantu babanaga ahora ari we muntu wemerwa, ufutura ibintu byabananiye, baravuga bati ubu buzima bwa gutya turaburambiwe, bahindura icyerekezo, bamushakira icyo gukora. Baravuga bati uyu muntu igihe cyose twabereyeho nta jambo tukigira, nta nzozi tugisobanura umwami, kandi wo mushara duhemerwa hano, tugomba gushaka uno muntu tumwikiza. Barangije umurongo wa 5, abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko ari umwiringirwa ntabonekaho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bucya abagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse tuyibonye nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami, nibyo n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asaba Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Icyambere barabeshyaga kuko abajyanama bose bari mu nama, uwari bakoye ari Daniyeli ntiyarayirimo, ari uko aribo bashaka bahe umwami, baramubeshya bati abajyanama twicaye. Umwami aba mu kigare bati Daniyeli dukwijwe tumuzi, niba inama yarayirimo igitekerezo banzuye akirimo ni kizima,
naho uwo yiringiraga niwe wari bagambanira. Afata umwanzuro twihuse, urwandika rusinya, barwohereza, bemeza yuko ahantu hose umwami ageza ubushobozi bwe nta muntu wemere kongera gusenga ikintu cyose yasengaga uretse muri iyo minsi 30 gusengane. Bakora iki? Barongeye basubira mu nsengero zabo gusenga, barahagarika, barafunga, begekaho. Bati umuntu wese aherereye yerekeza ibwami, gusenga no gusenga umwami. Nibisaba kujya ibwami aherereye, mwese nimwajyayo. Ibihugu 120 ingahe ntabwo byatanira ibwami, ahubwo ab'ibwami barasenga umwami abireba, abari ahandi muhagarika imisengere yanyu. Icyo muri gukora cyose mugikore mwerekeza hehe? Ibwami. Isengero begekaho. Mu mateka baranditse ngo abahemberwaga iyo misengere, abayobozi b'amadini y'icyo gihe, ngo biyemeza muri minsi 30 gutesha agaciro ibihembo bahembwaga. Baravuga ngo nimwihangane iyi minsi 30 muyihanganire, nta mushahara ntaki, bizagaruka nyuma y'iminsi 30 icyo dushaka cyabonetse. Naho ushakwa ninde? Yarabimenye ntiyabimenye? Arabimenya. Wowe uzabimenya uretse ko yagutwara Bibiliya mu ntoki, uzamenya ko ushakishwa. Baragenda bahagarika ibintu byose, gutura birasoza, abahembwa birasoza, bihanganira iminsi 30 nta kindi kintu gisengwa uretse umwami. Ariko Daniyeli yari yareze amagambo Mose yanditse nako Salomo. Igihe Salomo yuzaga urusengero, amaze gushyiramo ibintu byose, yafashe ishyanga ryose itanu yose arihamagaza rigota iryo hema, arangirana apfukama yerekera isanduku, arasenga nawe ngo mwami nyagasani, igihe ubwoko bwawe buzagucumuraho tukanyagwa n'amahanga tukajyanwa hakurya y'ururuzi, nitugerayo tukababarirayo tukibuka yuko twagucumuyeho, tukemera icyaha cyacu, tugasenga twerekeye ino nzu, uzatumva uri mu ijuru. Daniyeli arayabika. Baraniye ngo igihe Nebukadinezari yanyagaga, yasanze nta kintu cyo gutwara, ibindi Nebukadinezari yari yabitwaye, asiga inyandiko. Daniyeli abwira abagenzi bapakira imizigo ya Yeremiya na Yesaya, bayishyira mu magare yabo, baragenda. Bageze i Babuloni barabyiga, babonye imyaka 70 igiye kurangira. Daniyeli abonye intambara imwugarije, arabati hari isezerano sokuru yasenze. Arangije ajya mu nzu iwe, akingura amadirishya, yerekera hehe? Nawe kwari gushira isoni, ni kwari kunanirana, ahubwo byari baye ngombwa yuko ikintu cyose kishize hejuru y'Imana agishyira ku ruhande, hakazamuka Imana. Aravuga ngo waravuze ngo niducumura bakatunyaga, tukabara mu mahanga, tukamererwa nabi, tukagira impamvu ituma twagirizwa ibyaha, nidusenga tukwerekeje uzatwumva. Yerekeye Yerusalemu arasenga, baraza basanga arasenga. Barangije icyo bashaka bari bakibonye, bihuta bajya ku mwami bati ngwino tukwereke wa muntu wiringiraga n'icyo ashaka, yankora mutima yawe. None tuvugana ubu ngubu, dore iyo twakubwiraga buye ntaga kwemera, kandi mateka uzi ko ubwoko butakwemeraga, uzi ko na sokuru wawe yashatse ko basenga barabyanga. None reba ariho arasenga Imana ye yerekeje i Yerusalemu. Umwami ubucuti burasoza, aravuga ati nimumufate mugende mumujugunye mu mwobo w'intare. Byari byateguwe. Ndayabo dutekereze neza. Ngiye kwasabira amagambo ari hano. Badivantisi umunsi wa 7. Abashyitsi babyumviraho, ariko cyane nimwe nshaka ko mubyumva. Paje ya 200. 228. Igitabo cyitwa ibyo abadivantisi umunsi wa 7 bizera. Ngiye gusomera igitabo cy'hano ukurikire, no ufite amatwi mazima muraza kubyumva. Yaranditse ati ibyanditswe biziranenge byera bivuga ko ubwoko bw'Imana mu minsi ya nyuma y'amateka y'isi buzasa cyane n'umujinya wose n'imbaraga z'ikiyoka,
ubwo kizaba kigerageza bwa nyuma kugira ngo kirimbure ubwoko bw'Imana. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yose yabereyeho, kugira ngo babashishwe kurokoka muri iyo ntambara ikomeye. Imana mu buntu bwayo bwinshi ibaha ubwishingizi ko itazigera ibasiga bonyine. Ugwanya kwa Yesu, umwuka w'abahanuzi bizabayobora mu kuri, bibageza ku ntego iheruka, ariyo yo komatana na Yesu Kristo kugeza agarutse. Urugero rukurikira rusobanura isano iri hagati ya Bibiliya n'ibihe bya nyuma bya Bibiliya. Mukurikire. Bituruka ku mpano y'ubuhanuzi, tuvuga ko twiteguye urugendo. Twiteguye iki? Maze nyir'ubwato akaduha igitabo kirimo amabwiriza yose y'urugendo, kandi ko kuyakomeza byatuma tugera iyo tujya amahoro. Maze twaba duhagurutse tugafungura icyo gitabo ngo turebe ibirimo, tugasanga kuba cyanditse yashyizemo amahame yo kutuyobora mu rugendo no kuduhugura n'ibyatubaho bitandukanye kugeza turangije urugendo. Ariko akatubwira ko igice giheruka cy'urugendo kizaba gikomeye mu buryo bwihariye, ko kugera ku nkombe bizaba bigoye kubera umusenyi usukuma n'umuyaga w'ishuheri. Ibyaje 12:17 icyoga kirakara wa mugore kiragira ngo kirwanye aho mu rubyaro rwe bayinze bati basigaye batari bose, ahubwo bitondera amategeko y'Imana, kuko yahamagaye abantu n'abigishwa. Gicira uruzi ruvanze n'amazi ngo rugende rugota uwo mugore n'urubyaro rwe. Maze aratubwira ati rero umusozo w'urwo rugendo uzaba ugoranye cyane. Ubwato buzasanga hatari amazi ahagije burerembaho, ahubwo umusenyi uzaba usukuma. Kandi kuri uwo musenyi wo ku nyanja niwo Yohana yeretswe, agiye kubona abona muri wo havuyemo inyamaswa ikomeye cyane ifite imitwe 7 n'amahembe angahe? N'amahembe 10. Arangije arababwira ngo iki? Ariko akatubwira ko icyo gice cya kabiri cy'urugendo yadushakiye umusare uzadusanganira, maze akaduha amabwiriza asabwa kugira ngo tuneshe ibisitaza byose mu rugendo rwacu. Haleluya. Maze akatubwira ati nimumwizere kuko ari ugomba kubayobora. Dukurikije amabwiriza ya cya gitabo turashya tukagera aho rukomeye nk'uko twari twabibwiwe. Na wa musare akaza nk'uko twabisezeraniwe. Ariko bamwe muri twe mukurikira, ahamagara abantu benshi, abantu n'abaki. Ariko bamwe muri twe igihe umusare atangiye imirimo ye yo kuturokora, bagatangira kurwanya ba musare bavuga bati dufite igitabo cy'amabwiriza kiraduhagije, nicyo twubatseho kandi cyonyine gusa, wowe ntacyo tugukeneyeho. Igihe umusare wa kabiri ushinzwe urugendo rwa kabiri, agace ka kabiri k'urugendo gasoza, atangiye imirimo ye, haduka abantu baravuga ngo baba muri twe bati wowe nta kintu tugukeneyeho, dufite igitabo cy'amabwiriza kiraduhagije. Igihe Abisirayeli bamwaga bavuye muri Egiputa, Bibiliya iratubwira ngo bageze mu butayu Mose amaze kubaha amana Imana bahaye, bageze ikivange kiravuga kiti iyi mana turayirambiwe, nta kindi tureba hano uretse mana yonyine, turayihaze, turashaka gusubira mu Egiputa tukarya inyama zabo. Kugeza igihe Imana ifata umwanzuro kuri iyo kintu, ibwira Abisirayeli ibyandikiraho inyandiko irandika ngo igihe cya nyuma gisoza mu bwoko bw'Imana agomba gukuramo ikintu cyitwa kurya inyama. Nguzaba kizirya Imana izamukura mu gitabo cy'ubwoko bwayo. Irinde ibyana kubera impamvu. None mu cya 844 Imana yahagurukije iri torero, itanga ubutumwa bwari mu cyumba cya hera cyane. Iravuga ati nguyu mucyo waburaga w'isabato ngo ubuturo bwera bwuzure. Irangije ivukisha umuhanuzi kugira ngo Isirayeli ya kera idatakaza amateka. Ryari ishyanga rifite abahanuzi, Imana iha ubwo bwoko bw'icyo gihe umuhanuzi. Iravuga ati bandikira inyandiko, igihe isi izaba ibagereye, Bibiliya bagatangira kwihindura amateka, bakayihindura umwimerere wayo,
nguru rwandiko uzarubandikire ruzabayobora ruzabafutura urugendo rusoza bazamenya icyo bazakora ku musozi w'urugendo. Imana itwandikishiriza umwuka w'iki? Umwuka waruzi. Ariko bamwe muri twe bati uwo musare ntitujya gute? Ntitumukeneye. None twakwibaza ninde wakurikije igitabo cy'amabwiriza ya mbere? Ni abanza umusare batadufite igitabo cyangwa ni abamwemeye nk'uko igitabo cyabibabwiraga? Hano baranditse ngo ni ahanyu. Nta gisubizo batanze. Nawe shyira ubwenge kugira utekereze neza urebe niba nawe uwemera. Paje 113. Igitabo cyitwa Ibiza mu minsi y'imperuka. Ibiza mu minsi y'imperuka, paje 113. Mukurikire. Ingirwa bumenyi n'iyobokamana bizahangana bitewe n'uko abantu bapfa badashobora gusobanukirwa imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Igihe cy'ishungura nikigera, kuba kwinjiza inyigisho z'ibinyoma, abasoma amajyejuru ntaho bafite bashikamye, bameze nk'umusenyi utumuka. Kuko batebeye gukunda ukuri bazatwarwa n'uburiganya bw'umwanzi. Umwanzi azazana inyigisho z'ibinyoma, nk'inyigisho zizaba zivuga yuko ubuturo bwera butariho. Reka mukurike mwumve. Ngiye kubasoma amagambo rero muyatega amatwi. Hari ikintu kimwe cy'ukuri. Abo Adventiste b'umunsi wa karindwi bahagara munsi y'ibendera rya Satani bazabanza kureka kwizera imiburo n'ubutumwa bwo gucyaha biri mu bihamya by'umwuka w'Imana. Bazavuga bati uwo musare ntugende gute? Ntitumukeneye. Igishwa giheruka cya Satani kizaba icyo gutuma ubuhamya bwa mwuka w'Imana budatanga umusaruro. Kandi baranditse ngo Satani azakorana ubuhanga bukomeye mu nzira zitandukanye kandi arakoresha abakozi batandukanye kugira ngo arandure icyizere ubwoko bw'Imana bwasigaye bufitiye ibihamya nyakuri. Umwanzi yakoresheje imbaraga ze mu buryo yitondeye kugira ngo akure abantu bacu ku kwizera. Ibyo bimeze uko Satani yabiteguye, kandi abamaze igihe bategurira abantu kandi abamaze igihe bategura abantu inzira yo kutumvira imiburo no gucyaha by'ibihamya by'umwuka w'Imana bazabona ko ubuyobe bwinshi bw'uburyo bwinshi bugaragarira mu mibereho. Satani afite umugambi wo kugwabiriza ukwizera ubwoko bw'Imana bufitiye mu bihamya, akurikizaho gushidikanyisha ibirebana n'ingingo zikomeye kwizera kwacu gushingiyeho, arizo nkingi z'icyemezo dufata. Noneho hakaza gushidikanya ibyanditswe byera, nyuma y'ibyo bakamanuka bajya mu irimbukiro. Tuvuge ko dufashe urugendo tugiye, kandi umuyobozi w'ubwato ati hano hari igitabo kiyobora urugendo, ariko nimugera ku musozo muzahura n'intambara idasanzwe. Umusenyi uzaba ugejeje gute? Usukuma. Abarwanya ibihamya, abarwanya inyandiko zera baziyongera, bazitambika ubwato, bazitambika abagenzi. Ariko aratubwira ati abazakurikiza uwo musare bazasoza urugendo rwabo neza. Nshuti yanjye, aya manywa turakubwira ngo Imana si uko yananiwe gukiza, si uko idashoboye kurengera ibyayo, ahubwo idushyize imbere amahitamo. Mu cyamagana 19 hari harenzeho imyaka 2 gusa General Conference igize ikibazo ku butumwa bw'Amerika batatu bwitwa gutsira no kwizera. Haciye imyaka 2 mu cyamagana 19 umujayimana yerekwa mu rwibutso n'integuza. Hari saa 12 z'umugoroba inama isoje, amatara asoje bagiye mu nama. Igihe inama yasozaga abagabo batatu binjira mu rwibutso n'integuza, barica bagira inama begeze saa 9 za mu gitondo mu rukerera. Bagira inama ku bintu bibiri, baravuga ngo urwandiko rwacu rw'ikinyamakuru cyitwa Umurinzi w'Umunyamerika kirimo amagambo ngo umudivantiste w'umunsi wa karindwi no kuza kwa kabiri kwa Yesu. Barandika ngo bagira ngo aya magambo nadakurwamo
ntabwo tuzigera twemerwa nk'ubwoko bwizewe. Ijoro riracya, igihe madamu wahita ari mu iteraniro nako yagiye kuryama, inzozi ziramusanga, amenya ko hari abantu bari mu nama kandi bagiye gukuraho ibihamya bituranga. Imana avuga ati byuka kare, ngo yari yananiwe, iramujya mu iteraniro. Agezeyo asanga ari kwigisha, agiye gutangira abaza ngo none mushiki wacu hari ikintu Imana kudutumyeho. Aravuga ati kimbwiye. Bamuha umwanya, ati narindi mwiyerekwa neza ko byabaye iryo joro, ngiye kubona mbona abantu bari mu nama kandi bari bashishikaye bafite gahunda yo gukuraho ibihamya bituranga. Igihe atanze ubwo buhamya, umugabo umwe mu iteraniro arahaguruka ati azamura ikiganza, aravuga ati nimumbabarire, narindi muri iyo nama ariko sinarinzi ibintu ndimo ko ari urwego biriho. Utagira ngo ni iby'uyu mwaka wa 2024 hazabaho inama zo kurandura ibihamya bituranga. Daniel yabanye neza n'abantu bose, ariko igihe kiragera babona kwihangana umucyo sibyo, bajya inama zo kumwica. Nshuti zanjye, nayo nkubwire ngo umukino uriho ufite icyo usura. Niba uzi ubwenge urye ugenza gute? Tugiye kwinjira ahantu utoye kubona ahantu urira. Tugiye kwinjira ahantu aho Imana yanditse ngo igihe kizagera ibyanditswe bidukurwa mu maso, ariko umuntu wabitse ijambo ry'Imana mu mutima we ngo ntazigera ryamburwa. Ndakwifuriza kurishyira mu mutima wawe, ndakwifuza kugira umujyanama ibyanditswe byera bikuyobore kuri buri ntambwe yose. Ibiturwanya ni byinshi, ariko intsinzi yacu ni uwatsinze igiteka kidasubirwaho. Reka tumushyire ibyiringiro byacu, kandi kubwo ubuntu bwe aduhindura abo yishimira, mu izina rya Yesu. Reka dusenge dushimira Imana aya mahirwe ibiduhaye, kandi birashoboka yuko hari umuntu waba wifuza ko dufatanya mu isengesho risoza, akavuga ati Imana ndashaka ko izo mbaraga uzima, nkabona ibyo gusenga bidapfa bidapfuka bitagira ikibisenya. Akavuga ati ndifuza ubwo bushobozi bw'ijuru, yakwigejeje tugasenga. Ntukabikore kubera abantu benshi babikoza, wowe niba ari cyo cyifuzo wari unafite mu cyigisho, ujye uhaguruka. Tazagira ingorane nk'izabo tumaze kuvuga haruguru. Reka dusenge. Mucunguzi w'ubugingo bwacu, habwe ikuzo n'icyubahiro. Watubereye Imana, watubereye byose, watubereye amaso, watubereye ibirenge, watubereye ibitekerezo, watubereye ubwugamo, wadukingiye izuba, udukingira imiyaga, wadukingiye ibizazane. Tugeze aya magingo atarwa Satani yihana, sinuko yemeye agakiza, sinuko abadayimoni bihariye, ahubwo nuko umusaraba wabivuze hejuru. Uhabwe icyubahiro. Turi hano mu intsinzi yawe, turagusaba Mwami Imana ngo ugiye imbere yacu twugarizwe, kandi hari ibintu bitugose utwambika imbaraga zidasanzwe, kandi abanzi b'umusaraba ubahindura amateka. Abarwanya ukuri nk'uko Nebukadinezari yabirwanyaga akishyira hejuru, ariko mu gihe cyihariye umujyana mu ishyamba aramuganiriza, agaruka avuga ngo nimusenge Imana ya Daniyeli. Reka Mwami Imana abarwanya ukuri ubagenderere, ucisha bugufi imitima yabo, ariko by'umwihariko urwanywa we arushaho kuba imbere yawe kuruta uko yabigeraga, kugira ngo iminsi iri imbere yacu isange dufite ibyangombwa, twiteguye mu ruhande rw'abatsinda icyoro kibi cyawe. Rengera abana bawe babatijwe, badusanze turi inyama n'amaraso, tuzagira intege nke babireba, kandi nabo ni abanyantege nke bambara umubiri, ariko imbabazi zawe zabahamagaye zirushaho kubuzura. Ubahagarike neza ku rutare rutanyeganyega, ubahe icyizere mu by'agakiza, ubahishura ibyaha byabo kandi bababarire. Izo mbabazi baziyumvemo, zihinduke igitsika imitima yabo n'iyacu, byitwinjiza hirya y'umwenda ukinze, aho umutambyi wacu akorera dushima izina rye. Ngaho tugire neza ubuntu bwawe butwikira ubugingo bwacu, mu izina rya Yesu. Amen. Tuzaguruka uwo
mutungane rwose, muhugurike kandi mutungane rwose, muhugurike muhuze imitima, kandi muhuze iki? Muhuze imitima. 12 mubane n'amahoro, mubane n'amahoro, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe, kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabane namwe. 12 rero umva icyo igiye kudusaba, muragikora uko cyanditse, mutashyanishe guhoberana. ubwo rero tugiye gusezeranaho, umuntu wese couple navuze zirahoberana n'undi wabegeranye amuhobere. Ndasoje. aba n'abizera babatijwe uyu munsi, rero tugiye kubakira mu itorero ry'Imana, dore ko tutazi n'ikindi gihe tuzongera guhurira hamwe mu rusengero, kuko muzi ko insengero zifunze, si byose. Tugiye kubakira mu itorero ry'Imana, umunyamabanga w'itorero arahita binjiza mu bizera b'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi rya Gako, ubundi ibindi ubundi. ndashima Imana rero yuko aya materaniro yabaye kandi akabashoje neza. Imana yagwe icyubahiro. Dushoje dufite n'umusaruro mwiza, kandi guhera ku isabato tugiye gukomereza gahunda z'iyobokamana mu ngo zacu. Ndagira ngo mbasabe ntimuzajye kure. Ijambo ry'Imana turarifite, ntaho rigiye. Nta nubwo batubujije gusenga. Gusenga biremewe, igitemewe no guteranira ahatujuje ibisabwa. Si sawa? Ikindi, ntabwo mu ngo z'abantu ari tugiye kuhimura urusengero. Urusengero kuko leta y'u Rwanda cyangwa leta z'ibihugu, kugira ngo abantu basenge baka ubuzima gatozi, bakavuga uko bazakora naho bazakorera, bakabemerera gusengera muri icyo gihugu bafite amabwiriza bagenderaho. Ntabwo rero mu ngo z'abantu ariho urusengero rwimukira, urusengero rwaharwo, ahubwo icyo dusabwa ni ugushyiramo imbaraga tugakora ibikenewe kugira ngo dusabe batugarure hehe urusengero. Cyokora ikitabujijwe, mu rwi wacu turahasengera, yego, umuryango ku muryango, mu rwi wabo tugomba gusenga. Ntazagira igihe muhindura amateraniro. Niba twari dufite gahunda yo gusenga ku isabato, muzasenga mu rugo iwanyu. Amateraniro yo kuwa mbere no kuwa kane no kuwa nyuma dutangira isabato mu rugo iwanyu arahari. Ndagira ngo bamenyeshe ko muri intara dusigaranye ahantu hamwe naho dukwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo n'ibindi bitaruzura tubyuzuze. Ni Kamweru. Aho ngaho twese dushyize hamwe turasabwa gushyiramo imbaraga kugira ngo nibura tubanze twuzuze ibyaho,
n'ahandi tuzagenda tubyuzuza dushyize hamwe, kuko abishyize hamwe ngo nta kigira gute, nta kibananira, nta byacitse ihari, ntabwo ari guma mu rugo, abantu tuzabasha gusurana, ntabwo bibujijwe, nta kibazo gihari. Ikitemewe ni uguteranira ahafunze, kuko ngo inzandiko twarazisinye z'uko aho hantu kuko hatujuje ibyangombwa harafunze. Rero nta kujya kuhafungura, muzirinde kugira ngo tudasa naho turimo duteza umutekano mukeya, ariko iwacu gusenga biremewe. Reka rero mbashimire cyane cyane, nshimire na Rogate, mwarakoze. Ngira ngo ahari bamwe muza muturutse ku yandi matorero, abagako n'amashami yabo barabizi, na Rogate ibi byose mureba ahangaha bateguye ivuna 100%. Ngira ngo bizera abagako muzamura ibiganza ndebe, abizera abagako, ese hari inkunga begeze babasaba kugira ngo iri vuna rikorwe uretse iyo kuboneka? Ngira ngo nta fundraising, nta turo mwasabwe, nta faranga ryasabwe nk'uko tujya dukora amavuna yose kugira ngo tuyashyiremo iri vuna rikorwe. Ni na Rogate, Imana ibahe umugisha, mwarakoze. Kandi aho mwakuye Imana ihongere byinshi, ntabwo muzahomberwa, ahubwo Imana izahakuba kenshi. Rero iri vuna ndagira ngo mbabwire ko ku mugaragaro turishoje, turarishoje, kandi Imana izakomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Haleluya, Maranatha, Yesu araje, amen. Umugoroba nk'uyu nguyu ni umugoroba udasanzwe kuri twebwe twese twicaye hano, kandi ni umugoroba udasanzwe kuri twebwe nka na Rogate Family Choir. Ni umugoroba udasanzwe pe, turashima Imana cyane kuko kubw'igitangaza gikomeye cyabereye hano kuri uyu musozi, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ubwo twatekereza gutegura zino gahunda zose, twabitekereza nk'igitekerezo, ariko turashima Imana ko yaduteje intambwe bigakunda. Uyu mwanya nka na Rogate Family Choir reka tufate tubashimire cyane. Ikintu cya mbere dushaka gushimira, turashimira Imana isumba byose kuko ariyo yabikoze byose. Ikindi cya kabiri turashaka gushimira abizera mwebwe mwabonetse hano hantu umunsi ku wundi, Imana ibaho umugisha. Ariko kandi turashima cyane ubuyobozi bw'itorero, ubuyobozi bw'intara ya Gako. Mu by'ukuri ubwo twabagezaga igitekerezo cyo gukora umurimo w'Imana, uburyo babyakiriye mu buryo budasanzwe. Pastor twaravuganye, umuyobozi w'itorero nk'uko yakomeje kubivuga, twaravuganye guhera dutangira, twatangiye gupanga ino gahunda hafi mu kwezi kwa 4. Ariko icyo gihe cyose twakoranye nabo umunsi ku wundi tutaziranye, ariko turahura kuko twese turabana y'Imana. Ubwo twabagezaga icyifuzo rero bacyakiranye ubwuzu cyane, kandi mu rwego rw'ubuyobozi bw'itorero babigira ibyabo. Turabashimira cyane, Imana ibaho umugisha. Ku bijyanye n'ubutumire n'izindi procedure zose zikeneye kugira ngo bigende neza, babigizemo uruhare umunsi ku wundi. Imana ibaho umugisha. Turashimira rero abizera b'iri torero rya Gako ndetse n'aho bazengurutse, uburyo rino vuna mwarigize iryanyu umunsi ku wundi. Turashimira cyane amakorali, ntago navuga mu mazina yose, ariko yo muri kano gace, yo muri ino ntara ya Gako n'aho bazengurutse, bagiye bamenyesha gahunda kandi bakayubahiriza. Twajyaga turikurikirana gahunda uko zibera ahangaha guhera mu gitondo kugeza nimugoroba nubwo twabaga tudahari, ariko twanejejwe n'uburyo mwakurikirana gahunda, haba mu buyobozi bategura gahunda neza, haba n'amakorali yabaga yaringanijwe uburyo yitabiraga. Mwese turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri rero turanashimira n'ituro ryacu duturukaho. Mu by'ukuri kuba turi hano hari wenda ntabwo mugeze mubabona kenshi, ariko ni ukubera yuko muri kino gihe dufite amateraniro makuru, nabo bayarimo. Tumaze icyumweru cyose mu materaniro makuru iwacu, aho bagiye ahantu twayakoreye barakambika, bamaze icyumweru n'imiryango. Niyo mpamvu akenshi batabonetse hano, ariko barabizi neza yuko turi mu murimo, haba ubuyobozi bw'itorero urabizi.
we nabo mu by'ukuri turabashimira kuko badutumye kugira ngo tujye mu murimo w'Imana. Rero mu by'ukuri turashima amakorali yandi yagiye ava i Kigali, ndabizi yuko bashobora kuzakurikirana ino gahunda, twanejejwe no kubana nabo, haba itorero rya Bibare ryatwohereje Elshadai, haba itorero rya Kacyiru batwohereje Tugisiyoni mu gutangira, nyengo murabyibuka. Abo bose mu by'ukuri turabashimiye, izina ry'Uwiteka rya gucyubahiro, kandi turanashimira n'abanyamakuru bagiye batugezaho umunsi ku wundi uko bararikira bizera muri kano gace ko hazaba amavuna, ngo ndavuga ijwi ry'ibyiringiro. Turabashimira cyane ko bakoranye natwe mu buryo bwo kwimenyekanisha, Imana ibamugisha. Rero turashimira cyane umubwiriza wacu Justin n'umuryango we. Justin n'umuryango we rwose turabashimira cyane uburyo tubageza iki gitekerezo. Twaricaye tureba mu babwiriza batandukanye, Imana ituyobora kuri Justin. Imana ituyobora kuri Justin, ariko icyadutangaje tuyimugejejeho ntabwo rwose byafashe umwanya munini kugira ngo afate icyemezo. Rero uyu muvandimwe Imana imuha umugisha n'umuryango we. Turamushimye nk'umuryango we mugari, haba we, umudamu we n'abamukomokaho bose. Imana ibaho umugisha kandi bakomereze mu murimo. Turashima cyane nanone kandi umuryango wa Eliyezeri, umukuru w'itorero mukuru hano, umuhuzabikorwa w'itorero rya Gako. Ndamushima cyane kuko twagiye tuvugana inshuro nyinshi cyane kuri ino gahunda, n'uburyo agenda agakurikirana imigendekere myiza y'ivuna umunsi ku wundi. Muvandimwe rero, mu izina rya Narrowgate Family Choir turagushimiye cyane. Imana ijye gukomereza iyo mpano kandi ntuzatezuke, ujye ukomeza ugira umuhate wo gukora umurimo w'Imana. Rero ahari wenda navuga byinshi, ariko reka dufate wari umwanya wo gushima gusa. Ikindi cyo tubifuriza, turabifuriza kuba maso kubwije no kubukiye kugira ngo ijambo ry'Imana ryavugiwe hano, iyo mbuto yabibwe, Imana ikomeze kuyikuza kandi ikurize mu mitima yacu kugira ngo twiteguze kuzasanga na Kristo ugiye kugaruka. Nkuko rero bayibabwiye, twebwe nkuko mutubona hano tugeze kuri Narrowgate Family Choir, turi imiryango ibiri. Uyu nguyu ni umufasha wanjye yitwa Kayitesi Naomi, nanjye nitwa Bagabe John. Uyu nguyu akaba yitwa Ngarambe Abiasi, uriya akitwa Jackie Akingeneye. Ubwo rero mu by'ukuri tunejejwe no kubana namwe kandi turizera yuko atari bwa nyuma. Imana itiza ubuzima tuzongera kubonana mu gihe gikwiriye Imana yateguye. Umwami Imana ababere ibyiringiro kandi umwami Imana ababere kunesha. Amen.